Ikaze nanone kuri Fatherhood Music YouTube channel. Tunezerewe nanone kongera kubana namwe uyu munsi nkuko twabibasezeranyije. Uyu mwaka dufite ibintu byinshi byo kubasangiza, yaba umuziki, yaba n'ibiganiro, kugira ngo tubashe nanone gukomeza gukuza impano yacu mu bijyanye no kuramya Imana no kuyihimbaza. Nishimiye kuba hano rero uyu munsi, tukaba uyu munsi dufite umushyitsi. Ntabwo navuga ko ari umushyitsi, niwe papa wa Fatherhood, niwe wayishinze, niwe visionnaire wayo. Reka muhe ikaze aka kanya, nubwo ari mu rugo ariko reka mwakire kugira ngo abasuhuze. Nitwa Kizimana Pacifique nkuko bivuze, and umpasiteri muri rusengero rwa Fatherhood Sanctuary, kandi no muri Fatherhood Music tuyibanamo n'ubundi. Murakoze. Nkuko mubyumvise, niwe mubyeyi wa Fatherhood, niwe visionnaire. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira nawe kugira ngo adusobanure byinshi ku bijyanye n'iri yerekwa. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Wenda ngenda kubaza cyane kuri side yo kuramya no guhimbaza, kubera ko Fatherhood Music niho hantu, niyo department ibarizwamo cyane. Yego. Nakubaza vision ufite mu bintu byo kuramya Imana no kuhimbaza Imana imezite, wenda kugira ngo tuyisangize abantu badukurikiye muri aka kanya. Murakoze cyane. Mu by'ukuri sinzi wenda uburyo umuntu ashobora kubisobanura, ariko vision mfite niyo kubasha gutandukanya cyangwa se kugaragariza itorero, abaramyi, itandukaniro riri hagati ya entertainment, ya worship, ya praise na celebration, ndetse naho bitandukaniye n'izindi ndirimbo nakwita ko ari za secular, icyo twita secular. So mvuze gutyo no kugira ngo wenda nk'abaramyi babashe kumva ngo secular ni iki. Twe twumva ko secular gusa ari indirimbo zidafite zitavuga Imana, ariko nyamara no muri secular hagiye bashiramo indirimbo z'Imana, ukumva bari kuririmba Yesu kandi it's still secular. So noneho icyo ni kimwe. Hakongera hakaba no kubasha kumenya ngo mu rusengero cyangwa se mu bigendanye n'Imana, mu nsengero, mu biterane, ni ryari dukoresha indirimbo za entertainment. Nabo bakeneye kugira umwanya wo kwishima no kuba entertained, ariko ibyo ngibyo bifite igihe cyabyo, bikagira n'umwanya wabyo. Aho hakaba n'ikindi gihe cya celebration ni igihe cy'ubutsinzi, navuga muba murimo mwishimira resultat runaka mwagezeho. Ese icyo gihe cyo ni ryari, ni hehe, kandi gikorwa gute? Noneho hakabona kongera kujyaho n'ibindi bice noneho byo kuramya Imana, nabyo navuga ko bifite ibice bitatu bitandukanye. Igice cya mbere tuvuga nk'urugero, ni uburyo bwo kubanza kumvisa abantu Imana ko ari nziza, abantu bakabanza bakayakira. Noneho icyo ni igice cya mbere. Mu gihe urimo kuridinga worship, ukamenya ngo focus yanje muri uyu mwanya ni ukugira ngo abantu bakure mu byo barimo, biriwe batekereza biriya bibazo n'izindi stress bafite mu mutwe, babanze bakire kumva ko bagiye kujoininga. Noneho ukabakura kuri uwo mwanya, none ukabashira mu mwanya wa ministry. Umwanya wa ministry ni umwanya wewe uririmba, ariko uzi ngo urimo urahanurira bari abantu, urimo urakora ministry. Noneho hakabaho level ya gatatu, ariyo level umenya ngo noneho uyu mwanya ndimo ndayobora abantu guhura n'Imana, aho buri muntu muri runo rusengero arimo guhura n'Imana. So ibyo bintu byose rero iyo bitabashe kugaragara no kumenya nk'umuworship leader, kumenya ngo ndi gukora iki, ndagikora ryari, nicyo gihe usanga nyine worship isa nk'ivanze, ntumenye mu by'ukuri ngo ni igiki kiri gukorwa. Uri kuridinga n'abari kuririmba bari gukora iki, n'urusengero bikarangira utazi ahantu bakuye, utazi n'ahantu bagejeje. Aho ushobora gusanga bamwe bahora muri entertainment, ugasanga abandi bahora muri celebration, ugasanga abandi nabo bahora mu kuramya gusa. So ibyo bintu rero biba bigomba gusobanuka. Ntekereza ko ariyo vision mfite, cyangwa se vision mba numva ko
Fatherhood Music yashira imbere kandi igaharanira kuba yageraho. Murakoze. Ndakeka wenda utugaragarije ibyi wenda sinzi niba nabyita ibyiciro cyangwa se kategori zitandukanye z'ibyo bintu, kuramya, performance n'ibindi bitandukanye. Wenda ikindi kibazo cyanjye cyaba mbese mu materaniro habamo umwanya w'ibyo bintu byose, cyangwa se wenda amateraniro agirwa wenda n'ikintu kimwe, wenda n'ubutakaza ikindi kintu, ese biba bipanze gute kugira ngo iyo balance wenda uvuze kugira ngo wenda ibemo? Balance ntabwo igomba kubura. Yego, nubwo umunsi umwe amateraniro runaka ugomba gufokasinga kuri iki, ariko ntibivuze ko utajya no ku bindi. Tuvuge nk'urugero, hari igihe mu by'ukuri nko mu rusengero nyuma wenda ikintu runaka Imana imaze gukora, cyangwa nyuma y'abantu guhura n'Imana, abantu baba bakeneye celebration. Sibyo? Ariko rero ntiwatangiza celebration. Kandi rero iyo urangije habaye ibintu byinshi ukagenda nta celebration, ni ahandi n'ubundi usanga abantu barasa nk'abajyanye imvunane kuko batageze ku mwanya wo kwishima. So njyewe ntekereza ko nubwo ibyiciro byose bitakorerwa rimwe, ariko buri teraniro rigomba kuba rifite ibyiciro bitandukanye. Cyane cyane nka biriya byiciro bitatu navuze bya mbere bigomba gukorwa mu rusengero. Biriya byiciro byo mu by'ukuri aba ari itegeko byose uko ari bitatu ko bigomba kuba mu rusengero. Cyangwa se ukuba kuvuga ngo byibuze aya mezi abiri cyangwa se kuno kwezi reka dufokasinge kumvisa abantu ko Imana ari nziza. Ariko ibyo byose ubivanga no kuyobora abantu kugira ngo bahure n'Imana. Kandi ibyo rero ntibabikora nabyo udafite akanya ko kubaruhura ngo babe atetende. Ibyo kandi ntiwabikora muri buri butsinzi, nta mwanya abantu bafata wo gucelebratinga. Sibyo? Kubyina bakadansa bakumva ko baruhutse bishimye. So ntekereza ko mu by'ukuri byose ni ibintu bikenewe, biba bisaba gusa ngo abayobozi bamenye ngo se ndi gukora iki kandi umwanya w'iki kintu ni uwuhe. Ikindi kibazo wenda nabaza ni ku bijyanye na performance. Ese performance mu rusengero iremewe cyangwa ntago yemewe? Performance mu rusengero ntabwo yemewe, ariko si nimvuga ngo muri rusengero simvuze mu nyubako. Biterwa n'icyo urimo gukora niki. Tuvuga urugero, wateguye concert. Concert igamije iki? Icyo kintu concert igamije gukora niki ukoraho. Ariko nko mu mwanya w'amateraniro, sibyo? Wa mwanya abantu baje guterana, baje gusenga, baje kuruhuka, baje guhura n'Imana, performance yikoze rwose uba wishe ibintu. Ikindi wenda nabaza ni ese ni hehe performance, kubera ko wenda uko ngiye nagiye mbyitegereza abaramyi benshi ubu ngubu ukuntu baramya ni ukujya wenda imbere y'abantu ugahumiriza, warangiza ukaririmba mpaka ushoje wenda ukavaho. Wenda navuga ko ni ibintu byasakaye cyane, wenda sinzi impamvu, ariko navuga ni uko guhumiriza no kuramya Imana wenda wowe bisobanukiye bihuriye he cyane? Misho nawe none sinzi ko nurimo kumbaza. Guhumiriza ntaho bihuriye no kuramya Imana. Hari abantu ubundi hari abantu batekereza ngo niba ngiye turi mu rusengero turi kuririmba, bagera mu mwanya wo kuramya bagahita bashyiraho indirimbo zitonze, bamara gushiraho indirimbo zitonze ukabona umuntu arahumirije gusa ari kuzamura amaboko ngo ari kuramya. Ibyo ntaho bihuriye. So ibyo ngibyo sinzi ukuntu nabisobanura. It's like iyo urimo gukora ikintu udasobanukiwe ugendera ku bintu twita ngo ni traditionnel. Traditionnel ni ugukora ibintu bimenyerewe cyangwa se ibintu nyine tradition runaka y'umuco runaka yashizeho ugatekereza ko ariko kuri, ariko ntabwo ariko kuri. So kuzamura ukuboko, guhumiriza, ibyo ntaho bihuriye no kuramya Imana. Ahubwo njyewe icyo mvuga hagati aho ni ikihe, ese wowe urimo kuramya ni iyihe ntego ufite ku mutima? Sinzi niba ujya unkurikirana. Ni gakeya uzabona senze mpumirije, kuko Imana ntabwo ifitanye ikibazo no kuvuga ngo wahumirije. Nuhumiriza se ntacyo bihindura. So biriya ni ibintu biri traditionnel bikorwa, ahubwo nukumenya ngo se why iyi ndirimbo ngiye kuririmba niki ngamije, niki nshaka.
ahubwo byo also kureba tese aba bandika ikintu bari kucakira gute kugira ngo noneho bashe kumenya n'izindi strategy ushobora gukoresha kugira ngo barusheho kwegera Imana. Ariko ntabwo ntekereza ko uko bahita bashirame kuramya ishobora kuba ari indirimbo yihuta, donc injyana y'indirimbo ntabwo ari ivuga igikorwa uri gukora. Ikindi kintu wenda nashaka kubaza ni ese nirihe tandukaniro riri hagati ya korali na worship team? Simbizi mu by'ukuri naba nkubeshe nkubwiye ngo ndakizi. Nabaye umukorali igihe kirekire, ariko ntekereza ko korali ni ministeri. Sinzi niba mvise icyo nshatse kuvuga. Uzanarebe kenshi amakorali yamaze gukomera avukamo izindi ministeri. So ntekereza ko hari abantu bakunda amakorali mu rusengero, korali zigahaguruka zikaririmba, indi gahaguruka ikaririmba, indi gahaguruka ikaririmba. Ni byiza mu by'ukuri, ariko amatima atandukanye sinzi ko yose yaba yumvikanye ku buryo ayobora injyana imwe y'icyo bifuza kugeraho. Keretse ba bantu bumvikanye bakavuga ati noneho twe turakora iki nitugeze aha, nawe uratwakira ugeze aha, nawe uratwakira ugeze aha. Icyo gihe rero biba kuri njyewe biba byabaye just culture y'urusengero runaka, aho bamwe bahaguruka bakaririmba, abandi bagahaguruka bakaririmba, abandi bagahaguruka bakaririmba. Ntekereza ko mu by'ukuri bigoye kumanaginga uburyo bwo guhostinga God's presence muri amatima atandukanye, mutarepeteye hamwe, mutateguriye hamwe. Kandi njyewe nabaye umukorali igihe kirekire, mbona bigoye abantu guhuza iyo ari abakorali, cyane cyane iyo ari nk'ebyiri eshatu enye mu rusengero. Usanga harimo ama competition, usanga harimo ama division, usanga niyageze hariya usanga basa nk'abaririmba kugira ngo bere ku rusengero yuko bo bashoboye kurusha abandi. Ukabona rero mu by'ukuri byaba bigoye kugira ngo babashe guhostinga presence y'Imana. Gusa babishoboye sinabivuga ngo ni bibi, kuko ntabwo mbizi cyane nubwo nabibayemo, ariko sindamenya beat y'amakorali kugeza, sindamenya intego y'amakorali kugeza n'ubu nyine. Ngewe wenda impamvu nakibajije nuko ukuntu byari bimeze, baraduhamagaraga, ntago wenda twagiraga wenda ngo tuvuge ngo turaza mu gitondo dutangire worship nka kwa kundi byari bisanzwe. Twarazaga bisanzwe mu materaniro, twararepese tukicara, bikaza kugera ahantu bakavuga ati wenda reka korali duhe indirimbo ebyiri zo kwakira abashyitsi. Nkabona twabaga tumeze nk'abantu bari guperformingira abantu cyane, mbese dushimisha abantu, tubaririmbire. Inshuro nyinshi niko nabaga mbibona, ariko nkabona wenda worship team ukuntu bimeze ubu ngubu ntago tuba tumeze nkaho tugiye kuririmbira abantu, bisigaye biba bimeze nkaho mudufashe kuramya Imana. Noneho ubwo ndavuga ni wenda ndakubaza icyo kibazo kugira ngo wenda menye niba koko iyo difference ndi kubona ariko imeze wenda ari ibintu bitandukanye gutyo, kimwe ari purpose yo kuramya Imana, ikindi ari purpose yo kuperforminga, cyangwa se wenda niba ari uburyo ngiye tunabyenterprete. Simbizi, nicyo gituma nanjye ndashobora kukubwira ngo ubwo buryo nibwo cyangwa nuko bimeze. Ndabyibuka natwe tukiri mu makorali, akenshi twakoreshwaga nko muri Tamor. Tugeze abantu ntibaraza mu rusengero, reka abaririmbyi bari kuririmba. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, reka abaririmbyi baduhereza indirimbo imwe yo kudutegura. Tugiye gutanga amaturo, reka bahaguruke. So it's like ni nk'ikintu cyo gukora ikintu mu gihe gitegereje ikindi. Ariko sinabihamya niba ariko hose bikorwa, simbizi. Buri biterwa naho umuntu ari, sinshaka gusa nkaho mbaciriyeho iteka. Ariko nyine icyo mbona cyo ni kimwe kigoranye, ni abantu batatu bane guhurira ku gikorwa kimwe cyo guhostinga presence y'Imana mu kuramya no kuyobora iteraniro. Burya ahantu hari ibintu bibiri bikora ikintu kimwe, deja haba habaye akantu kameze nka division ho bukeya. Okay, kuri njyewe nubwo naba wenda mbivuze mu buryo butari bwo, ariko ari igihe usanga n'abafana biyi, aba n'abafana biyi, so bigafavoriza rero gutuma presence idashobora kuza, ahubwo hakaba nabo bikorera just babona ko rarimo irahagurutse bagatera akaruru
biterwa n'urusengero, biterwa n'ababikora, tutahamya ko ariko hose bikorwa cyangwa bimeze. Ikindi kibazo nibajije ni nabonaga wenda nkurikije korali ukuntu twabagamo, wasanga korali indirimbo zabo zifokasinze cyane, wagira ngo ni nko kubwiriza cyangwa kuvuga ubutumwa, bakakubwira Bibiliya, inkuru y'umuntu wo muri Bibiliya, bakagukangurira ngo kizwa cyangwa ibintu bimeze gutyo. So worship team ugasanga dusigaye dufokasinga cyane kuri mwuka wera ngwino, mbese kubijyanye na relationship yawe n'Imana. Nkavuge se none ko ndi kubona wenda amakorali asa nkaho mbese ari gucika, ari kuza ama worship team cyane n'ama ministry kandi afokasinga kuri icyo. Ese mu bijyanye na gospel music ntago tuzageraho hakabamo icyuho wenda cyo kubura indirimbo wenda zagakiza, reka mbyite gutyo, zo gushishikariza abantu gukizwa no kubigisha? Ese ubona icyo cyuho kitazabamo? Okay, simbona ko icyo cyuho gishobora kubamo. Burya iyo umuntu wamuyoboye guhura n'Imana, nta kindi usaba kumubwiriza pe. Niba umuntu runaka nkeneye, hari ukumubwiriza kugira ngo aze kundeba. Ariko iyo washoboye kumuyobora no kumufata ukuboko akangeraho, kuko hari igikorwa kiba gikomeye cy'ingenzi nuko wa muntu ahura n'Imana. Iyo ahuye n'Imana ibindi byose bigenda biza. Ikindi cya kabiri, abavuga butumwa baracyahari, sibyo? Urebye mu gihe cya kera mbere, abahanuzi mbere yuko umuhanuzi ahanura habanzaga abaririmbyi bakoraga iki? Nta kindi kintu bakoraga, ni ikintu cyo kuzana ubwiza bw'Imana, guhostinga presence y'Imana, gutuma imitima y'abantu isabana n'Imana. Wa muhanuzi akumva ko asabanye n'Imana, noneho agatangira kugira gute, agatangira guhanura. So bwa buhanuzi rero buba bufite ubutumwa, buba bufite ibintu byinshi biri bugire gute, buri bukore. Ntekereza ko ahubwo igikorwa mukora cy'abaramyi cyo guhuza abantu n'Imana no gusabanisha abantu n'Imana nico kinaremereye kuruta kubwira umuntu, ko ngewe mbyumva. Nkambona rero nta gape nimwe ishobora kubaho, kubera ko ivuga butumwa rirahari, kandi nacagiye muririmba n'umuvuga butumwa n'undi abari bubwirize. So nta mpamvu rero yo gukora ibintu bibiri kandi hari undi ubuze kugikora. Muri gospel tugira abahanzi basa nkaho bakora ku giti cyabo, aba solo artists, tukagira n'amatsinda nyine nka worship team cyangwa amakorali. Kuri wowe niki ubona gituma wenda amatsinda adakomera cyane wenda nk'abahanzi ku giti cyabo? Kuko ko nkunze kubona abahanzi basa nkaho badomina cyane kurusha amatsinda yanadomina, ugasanga ni igihe gitoya bigahita birangira, bamwe bakajya kwikorera ibyabo. Ese ubona biterwa n'iki kuba ayo matsinda adakomeza ngo akomere cyane nkuko wenda abahanzi bigenda? Muri logic, amatsinda niyo yakagombye gukomera kurusha abahanzi ku giti cyiwe. Ariko igituma amatsinda adakomera ni ukutumvikana hagati yabo. It's like ni lack ya capacity ya management ya cakindi. Aho usanga umwe abishizemo imbaraga zose, undi ntabishiramo imbaraga zose. So ariko iyo abantu bari hamwe bagahuza imbaraga, cagikorwa nibwo cyihuta kandi nibwo kigira imbaraga nyinshi. So igituma rero abahanzi ubona aribo bagerageza gusa nk'abazamuka, nuko wabikora wenyine akakora uko abitekereje, nta wari bubaze. Ibyo ngibyo rero yaramutse agize imbaraga, harahandagira gute, harahandagera. Ariko nawe rero aba ari umwe kandi bisaba imbaraga nyinshi, bisaba imbaraga nyinshi. Nicyo gituma usanga nawe kubera ko atabikora wenyine, ahubwo abikoresha nk'ubahemba. Niba ari abaje kumbakinga akaba yabishura, arabaje kumucurangira akaba yagira gute, akaba yabishura. Urumva icyo gihe babikora nk'amafaranga. So nicyo gituma ubone bo bagerageza gupikinga, nuko bafite uburyo babishoyemo selo n'imbaraga bafite kuri cya kindi. Ariko igituma amatsinda atabasha gukomera, atabasha no kugera kure, suko atari yo yari afite uburyo bwo kutagera kure. Niyo yari abufite cyane burenze bw'abamuhanzi, kuko n'imbaraga z'abantu 15 bahurije hamwe. Ico gihe muhuza ubumenyi. Ariko rero iyo mwese mudafite commitment ingana, no bwutumvikane bukeya, n'inyungu z'umuntu personnellement, ugasanga hashobora kubamo umuntu umwe cyangwa abantu babiri bakadindiza cya gikorwa, ikintu mwari gukora umwaka umwe kikagira imyaka 3 ntaho muragera. Kandi just kubera umuntu umwe, nk'uko gishobora gufata nk'umufuka wuzuye ibishyimbo
byiza iyo hagiyemo ibishyimbo bibiri biboze ujya gusanga nyuma y'igihe gitoya wa mufuka wose waragize gute waraboze kubera icyo ubora abandi bagenda bacika intege agaragaza gushiramo imbaraga yumva ntakigenda nawe akagira ate zikagenda zimanuka finale mugasanga muri mu kintu kiri aho ngaho cyabaye nk'ikintu kidatemba kitagifite goal so ntekereza ko izo ari zo nzitizi zihari ariko ayo matsinda abashije kuba trend abantu bakumvikana bagahuza umugambi barangiza bose bagashiramo imbaraga nta cyatuma atagera kure kandi byihuse kandi vuba. Muri Secular Music hari ntuza bakoze, hari umurongo bakoze kugira ngo wenda umuntu atere imbere abicyamamare. Wenda bamwe bita ngo ni kata cyangwa iki bakajyana ama management bikagira umurongo binyuramo bagashora abashoye kurusha abandi bazi wenda no gukina izo kata bakaba ibyamamare kurusha abandi bose wenda bitajyanye n'impano cyangwa n'iki byose bijyanye n'ubucuruzi. Nashaka kubaza wenda ni nk'umuntu uba muri gospel music ubona umuhanzi w'umugospel wenda ajya yamamara cyangwa se akajya kuri spotlight kubera impano, kubera wenda talent Imana yamuhaye cyangwa se ubutumwa ari kwamamaza wenda Imana yamunyujemo, cyangwa wenda naho habamo izo kata wenda n'inzira bigomba gucamo kugira ngo umuntu abicyamamare. Okay, wenda nituvuga ngo ni kata ntimumve ko ari kata mbi gusa ziri mu buriganya. Wenda muri secular ntitubizi ariko meme no muri gospel burya Imana yaremye buri kintu cyose yagishiriho principe zo kugira ngo kibeho. Ntabwo ari ikintu gishobora kubaho kidafite principe n'inzira cyanyuzemo. So ibyo bintu muri gospel bibaho nubwo bidahari. Erega ari ikintu kidushuka twebwe abakristo tukumva ko tutazicara ngo dukore ibintu neza tubitunganye. Kubikora neza no kubitunganya ntibigukuye mu mwuka. Wa mwuka ufite ya vision ifite yo guhura n'abantu n'Imana, that's step ya mbere. Niba uyifite rero hari uburyo cya kintu kigomba kwicarwa kikaba planned, hakaba ingengabihe yacyo, hakaba uburyo bishirwa mu bikorwa step by step kugeza kigeze hahandi. So rimwe na rimwe rero nk'abakristo usanga ziri mu mbogamizi zituma tutazamuka. Hari igihe usanga wicaye aho ngaho gusa ngo ebana ngo jewe nasenze ngo Imana izagira ite, ngo Imana izabikora. Buri kintu cyose kigira amahame kinyuramo. Uru rusengero twafashe idafari turishiraho turasakara dushiraho n'amabati. Ntabwo twasenze ngo bigire gute ngo bizane. So ibyo bintu byose rero ndetse n'ubwo bumwe n'izo plani zifasha abantu kubazamura, ibyo byose bigomba kubaho. Ibyo byose bigomba kubaho kugira ngo bifashe kuzamura bwa buryo bwa gospel. Naho kuvuga ngo you are going just to rise from nowhere biragora cyane. Impano ugomba kuyigira, warangiza kuyigira ugayiproduce, ya mpano ukayimultiplier. Sibyo? Warangiza kuyimultiplier ukayiselling, ukayigurisha. So ibyo byose rero ni uburyo ugomba kumenya mfite impano. Iyi mpano ndayikuza gute, ndayimultiplier gute, iyi mpano ndayishira ku isoko gute. Sibyo? Uyigize gusa ukavuga ngo ibindi ntabwo bishobora kwikora. Kandi icyo gihe haba hari abantu benshi bashobora kugufasha kukomentaringa, bashobora kugufasha kukwereka inzira, bashobora no kugushira mu matimu runaka ashobora kugufasha kuzamuka. Wenda ibyo binjyana no ku kibazo wenda navuga ngo ku isi yose cyamaze igihe kinini wenda abantu bakidiskitaho cyane, ikibazo kijyanye n'amafaranga. Icyambere ndakeka cyagiye kigabanyuka wenda abantu bacyumva bakagikora. Ubwo ibyo ni ugukora nk'amakonseri cyangwa se ibitaramo bya gospel abantu bakishyura. Ubu nsigaye mbona wenda bitakiri ikibazo cyane, bitagikomeye. Ariko wenda ikintu kimwe gisigaye ni wenda nashaka kubaza ni ku kijyanye n'abacuranzi n'abaririmbyi kwishyurwa mu rusengero. Iyo igiba deba nini cyane, nagiraga ngo wenda wowe umbwire icyo uyitekerezaho. Ushatse kunshira mu mutego ariko ndagusubiza uko mbyumva nuko ngiye mbitekereza. Ibyo
dukorera Imana ntitubikora tugamije inyungu. Uriko byumva? Tubikora tugamije umurimo w'iki? Umurimo w'Imana. Niba bigiye kugufata igihe gituma utabona umwanya wo gukora indi mirimo, uriko byumva? Ico gihe urusengero rugomba gutekereza uburyo bugomba kugufasha, kubera ko ni impano. None se abapasiteri ntibahembwa? N'urugano nari ngwaye, sibyo? None se biterwa n'ubushobozi bw'urusengero, biterwa n'umwanya bigufata, uri kubyumva? Bigaterwa hariho uku kuntu usanga abantu batekereza bibwira ngo wenda ngo umuntu ukora mu rusengero ngo ntiyakagombye kugira icyo ahabwa ngo kubera ko ngo akorera Imana, uri kubyumva? Yes, ibyo ndabyemera. Kugihe runaka ushobora kugenda nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri cyangwa isaha imwe ku munsi, reka mbivuge gutyo, wenda ugafata nk'amasaha nk'umunani mu cyumweru, ukavuga ati aya masaha nayanjye contributinze, so nzajya ndarepeta isaha imwe, isaha indirimbe. Ariko iyo ugiye kubikora mu buryo buhoraho kandi bukwekipa, iyo habonetse ubushobozi, guhembwa ni ingenzi cyane. Hari abantu hanze batekereza yuko ibi bintu by'iyobokamana ari nk'ibintu abakoroni bazanye kugira ngo bakomeze bakoronize abantu, kandi nzi ko hari majorite y'abantu benshi wenda basanzwe babitekereza gutyo, kubera ko hari n'ama interview njya mbona, nkabona hari n'abantu bakomeye nyine babyita gutyo, ati bino bintu iyo tubirebye twebwe ni ubukoroni. Nagiraga ngo wenda ubisobanure, wenda uvuge icyo ubitekerezaho. Iyo bijya kuba ari ibintu batubwiye dukora, ibo batabikora, ariko ni wabo bigize gute, birahari. Ahubwo ikigorana ni imyumvire y'uburyo bikorwa. Tugomba guhindura imyumvire y'uburyo tugira gute tubikora. Ndemera ko twigishwa kubigendanye n'idini bitewe n'imico yacu y'ikinyafurika, hari uburyo tugenda twaroha tugakabya, tugasa nk'abirengagije ibindi bintu, ugasanga abantu babayeho mu bujiji, ni nk'aho basa nk'abari mu rusengero full time. Ibyo ngibyo ni ibintu bigomba gukosorwa, nari mvuze, bishingiye gusa ku buryo ibintu bigira gute, ibintu bikorwa. Icya kabiri, hariho ubutumwa bumwe na bumwe, bamwe bafite izindi ambition bagiye benseramo, ariko bitavuze ko ikintu cyose ari kibi. Ahubwo akaba bavuga ati okay, idini ni uko bimeze, yego nibyo, ariko kameme reka dushiremo kano kantu naka kugira ngo tureko noneho dushobora kubafatira muri iri dini. Wabyumvise? So nkatwe rero nitwe tugomba kumenya, tukamenya ngo aka kantu bashizemo tugomba kugakuramo, aka ngaka bashizemo nako tugomba kugira gute, tugomba kugakuramo. Ariko icyo gende bivuze ko ikintu cyose ari fake cyangwa atarico, ahubwo bivuze ko utwo tuntu bagiye bongeramo abantu bagomba kugira gute, bagomba kudukuramo. Rekereza ko ibintu bishobora kuba byarakozwe individually cyangwa se mu buryo bw'igihugu runaka, selo nico bashaka gukora. Hari vision maze igihe wenda numva ufite kuva twahura ijyanye na worship center. Nagiraga ngo wenda uyisobanureho gato, hari ibyo nyiziho byibura kugira ngo wenda hari n'abantu bo muri Fatherhood Sanctuary bashobora kureba iyi video, harimo bashya wenda batabizi. Nagiraga ngo wenda ugerageze uyidusobanuriro kugira ngo wenda nanjye biramfasha kongera kuyumva neza, n'abandi bantu bashya wenda babashe kumva wenda iyo vision. First, hari icyo nari nasobanuye bwa mbere gishingiye ku kugaragaza ibigendanye no kuramya worship, ikivuze n'ibice bigiye bigize gute, bigiye bitandukanye. Ubwo no buryo bumwe bwo guhugura abantu no kugira gute no kwigisha. Ikindi kintu cya kabiri nifuza cyangwa se dufite nka vision, ni ikintu cyo gukraya icyo twakwita like a worship movement. Worship movement
none uburyo iyo ibintu bimaze kugaragaza ikibazo cyangwa se ibintu runaka uburyo bigomba gukorwa no gushiramo imbaraga noneho z'uburyo influencing abandi baramyi mu matorero atandukanye mu turere dutandukanye kugira ngo noneho babashe kwiadapta kuri iyo new system. So bitewe rero niyo new system ibihari uba ugomba gukereya centre imeze like centre ya reference, sibyo? Hantu noneho cya kintu kiri established, cya kintu gihari gikorwa nk'uko bikwiye ku buryo noneho ashobora kuvamo like a school cyangwa se ashobora kuvamo uburyo abantu baza gufata like some experience akavuga ati ndagiye hariya muri worship center nimpamara within like ukwezi kumwe uzaba namaze gutahura iyi theory mfite, I will now see practically uko bigize gute uko bivuze. So muri make iyo niyo nka worship center dushaka kubuildinga ishobora kubaho kugira ngo none ibe nka place ya reference, sibyo? Reference igameze kwigisha, igamije kugira ngo abantu baze babone ibintu uko birimo bigira gute uko birimo bikorwa kandi noneho bitagamije n'ico gusa ahubwo bigamije no kugaragaza resulta zikenewe mu gihe worship ishobora kuba yabaye worship ikenewe cyangwa se worship imeze neza, sinzi uburyo nabivuga, muri cyagihe hakozwe ibintu uko bikwiye gukorwa bitanga izihe resulta ku buryo none abantu bashobora kuza akaba harya agafeelinga hakaba experience yo guhura n'Imana akumva mu by'ukuri ko akumva uburyohe bwa cya kintu kuko buryo umuntu mubwira ikintu ariko atarumva uburyohe bwaco ntashobora kugira intuzi, ntashobora gushiramo imbaraga kugira ngo akibone. So that's a vision that we have, nubwo tukiri kure tuyitegura ariko ico nzi cyo turacyafite igihe cyo kubaho kandi zera ko tuzagera kuri iyo goal. Murakoze. Nagiraga ngo wowe udusharinge ku giti cyawe, wenda hari ikintu ushobora kuba kiri ku mutima wawe kitari muri ibyo bintu nakubajije, ikintu runaka wenda uri kumva wagiramo inama aba worship leaders cyangwa se amatsinda yo kuramya cyangwa amakorari, abantu bose bakora ibintu bijyanye n'umuziki wenda mu rusengero. Ikintu kimwe numva nshobora kubagiraho inama kandi nshobora kubasaba mu by'ukuri baramutse banyumvishe ni ugukora ikintu ufite intego. Niba ufite microphone niki ngamije, niba muri mu itsinda turajya nihe tujya, niki tugamije, niba turi mu rusengero niki turimo dukora. So ikintu kijya kimbabaza ni ukubona amatsinda cyangwa abaramyi kuba barakora ibintu just kubikora cyangwa se n'ibyo banakoze ntibashobora gukora evaluation. Ese ibi bintu dukoze tugamije iki, ko birafasha abantu, niki twahinduraho, niki twakongeraho, sibyo? So no gusa kubera ko baririmbye abantu bakazamura amaboko akumva ko byagize gute byarangiye, ariko nyamara abantu bazamuye amaboko aho niho wakagombye kurangiriza gusa. Hari ahandi aho handi wahagera gute? Icyo gihe rero iyo ukora ibintu nta ntego bakaguha mikrofone ukavuga ngo ngiye kuririmba ngo intego yanjye no kuvuga ngo abantu bishime cyangwa se bumve ko naririmbye ijwi ryiza, ibyo numva ngewe nabibagiraho inama ahubwo nkavuga ngo buri muntu nazajya afata mikrofone, uri mu itsinda runaka mugiye ahantu runaka mujye musenga Imana mvuge ngo se niki dushaka kugeraho. Noneho hakabaho na evaluation kugira ngo barebe ko hari intambwe runaka barimo batera. Murakoze. Ikindi kintu wenda kimwe cya nyuma, hanze habayo amatsinda menshi akomeye akora ibijyanye no kuramya Imana no guhimbaza, hari za Maverick City, hari za ni menshi ntago nayavuga ngo nyarangiza, ariko abenshi wenda barayazi. Ni wenda na Beto nzi ko ukunda cyane, wenda sinzi niba ariko ukikunda nka mbere, ariko nzi ko ukunda. Nashaka kubaza ngo kuri njye muri kote iri artistique wenda y'umuziki, wenda
nk'umuntu wicaye ku ishuri wenda nkiga, iyo ndi kubareba mbona muri kote ya art wenda uburyo dukora ibintu nkabona wenda turi inyuma aho ni kuri aspect yanjye, bitewe n'iterambere bafite, ibikoresho bakoresha, ubumenyi bafite, njya mbona nyine hari urugendo runini dufite rwo kugira ngo dutere intambwe tubagereho. Ariko nshaka kubaza wenda nkawe ubona itandukaniro wenda rya gospel industry yo mu Rwanda tubamo n'itandukaniro rya bariya, ni ikihe kintu kinini ubona dutandukaniye wenda dushobora kubigiraho? Ngiye kukubwira amatandukaniro agera nko kuri 2 cyangwa 3. Itandukaniro ntabwo ari ibikoresho cyangwa bafite ubushobozi cyangwa bafite ubwenge, no. Itandukaniro rya mbere ngewe mbona aho bitandukanye, ikintu cya mbere twebwe turacyakorera ku kintu gisa nkaho tugamije kuganya abantu, sibyo? It's like ni nkaho uri gukorera abantu kugira ngo wigarurira abantu. Noneho bitewe n'iyo mpamvu ugasanga n'ibyo turimo dukora turimo turashiramo ubuhanga bwinshi. Hari indirimbo mujya wumva nka Beto yayiririmbye, ukumva bayiririmbye boroshye ku buryo n'umukristo uri kubakurikirana byamworoheye kugira gute kuyikurikirana. Ariko wumva Rwanda yaririmbye indirimbo wagira ngo uramukurikirana kumva ngo yazamuye, aratibuye, agiye aha, agahasaha, arakase, noneho akugira ngo ukurikirane ya ndirimbo ugahera gusa gutekereza ati agiye. So ibyo bintu rero wemeza abantu kuri umuhanga, ariko ntabwo bakora ku mutima kubera ko ntibigeze baflowinga hamwe nawe. So ngewe iryo ni itandukaniro rimwe mbona ko dukora ibintu dushaka kwereka abantu ko turi abahanga, sibyo? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibintu byacu itandukaniro, ibo babiha umwanya, twebwe nta mwanya tubiha. It's like twebwe ubusanga dukoze ibintu dusanga aho tuvuga ngo Imana irabijyamo tu, ariko bo bafata umwanya wo kwicara bagategura ikindi akagiha umwanya akagikora neza mu by'ukuri. Nubona nk'ibi byuma dufite hano, bashobora kuza ugasanga ahubwo baratangaye bavuze ngo dufite ibyuma byinshi. Uzarebe ushobora gusanga ari gucuranga sente na gitari imwe, ariko twebwe warebe ugasanga hari ubushobozi ari amasente nk'umunani n'amagitari, ugasanga ibintu byose nakavuyo ni baraga. Kubera iki bidakozwe neza? Icyambere navuze, twebwe dukunda ibintu byinshi by'uruvangitiranye bigaragaza ubuhanga cyane, ibo bagakora ibintu byoroshe. Ikindi kintu cya kabiri narimvuze, ibo bafata umwanya wo gutegura ikintu. Ikindi cya gatatu, mbona twebwe capacity yacu iracari competitive in between rather than collaboration. Mbona collaboration ya hano, tuvuge nk'urugero, iyo ubaye nkawe Mishu wagiye ku ishuri warizeho bukeya, kugira ngo bari abana bato bari kuzamuka bakubone ni ikibazo. Uhita uhita ubigihangange, uje kugushaka mpaka arakwishura atanafite nayo mafaranga, kuvuga ngo wewe nguhure n'uyu n'abandi mu collaborating, umwe muri bo abarimo yirata ku bandi. So mbona ibyo bintu byo kudacollaboratingana, byo kudahuza ubushobozi, nazo hari izindi nziti zishobora gutuma tutagera aho abandi bagera, kandi muri rusange usanga bari ibibazo nyine rimwe na rimwe binashingiye no ku buzima. Urakoze cyane. Ndakeka ibyinshi twabiganiriye, wenda sinzi niba hari ikindi gisigaye kugira ngo wenda dusoze, udusengere iyi YouTube channel yacu uyisabira umugisha mu byo turi gukora. Sinzi niba ari cyo wasorezaho noneho warangiza. Murakoze cyane, reka mbashimire ari abadukurikirana ndetse namwe. Icyo numva nasaba ni kimwe, n'abantu gukomeza guhuza ibitekerezo no kuvuga ngo ese niki twakora, tukumva inama kandi tukumva n'ibyo abadukurikirana cyangwa se abakurikirana bakeneye bifuza, ugafata umwanya wo kumva ibibazo bafite, abantu bakabiganiraho. Kambashimire kuri kino kiganiro kandi no kuba mwadutumiye. Kadusenge. Mbana turagushimiye, ni wewe wenyine ukora ibintu muri twe, tuzi yuko byinshi ukora wikorera muri twe.
ubane natwe muri byose mwami, muri bino biganiro bitegurwa ndetse n'ibindi, kugira ngo bifashe buri muntu wese ushaka kumva ndetse n'ushaka kubaka ibintu no kubikora mu buryo bwawe. Ineza y'ubuntu bwawe niyo idushoboza byose kandi ikadufasha muri byose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane.